Ikaze mwene data, mukunzi wacu, mukunzi wa Pure Gold TV, mukunzi w'ijambo ry'umunsi. Ikaze uyu munsi wa none, kandi nejejwe no kugusuhuza wowe turi kumwe muri aka kanya, ndetse n'undi uzaza akareba iyi message nawe ndamushuhuje, wa wundi uzatubera umushyitsi. Mwese ndabashuhuje uyu munsi kuwa kabiri itariki ya 17 z'ukwa gatanu 2022. Ndabashuhuje kandi mbakira ngo tugirane ibihe byiza, cyane cyane kwijambo ry'umunsi Imana yaduteguriye. Imana Data, ahari ntuzi ko Imana ari so, ndakubwira neza ukuntu ari so ninjya gusoza iki kiganiro, kandi nzi neza ko uri bubyumve niba utabizi, uri bubisobanukirwe maze urusheho gukunda iyo Mana, gukunda uwo mubyeyi ndimo nkubwira, kuko aragukunda cyane. Ahari muri iyi minsi wawe ufite akabazo cyangwa se ikibazo, uvuga utese bizagenda gute mu minsi iri imbere? Ese ngo ko ngeze mu myaka yo gushaka nkaba ntarashaka bite? Ese ko ndi imfubyi nkaba ntafite ababyeyi bizagenda gute? Ese ko nize bikanga bizagenda gute mu minsi iri imbere? Ese ko ntafite aho ntaha nkaba ndi umuhomurese bite byanjye? Hari abantu benshi cyane bafite ibibazo bibazengurutse badafite ibisubizo. Uku ni ku isi imeze, ariko ndashaka kukubwira ko ijambo ry'uyu munsi rikuzaniye ibisubizo by'ibibazo waba wibaza, birimo n'ibyo ntavuze hano, kuko ibibazo ni byinshi. Ariko ijambo Imana iduha buri munsi riduha ibisubizo bituma tugira ibyiringiro, kandi bigarushaho kudufasha gusobanukirwa urukundo rw'iyo Mana ndimo mbabwira. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'umunsi, mu gipfunyika Imana yadupfunyikiye ngo tugipfunyure, nagira ngo tubanze tuyishime, kuko umutima ushima burya Imana irawukunda. Umutima ushima Imana irawunezererwa. Reka tuyishimire, niturangiza twakire impamba yadupfunyikiye y'ijambo ry'umunsi. Mana Data, turagushimye muri aka kanya, turagushimye kuri mwiza, turagushimye kugira neza, turagushimye kuri umubyeyi udutegurira ibyiza tutari twabaho. Turagushima umugambi mwiza ufite kuri twe. Turagushima umwuka wera waduhaye, ari we ugiye kutwigisha iri jambo ry'umunsi uduhaye. Byose ndabigushimira kandi mbisaba mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nshuti zanjye turi kumwe, reka tubumbure Bibiliya zacu, turebe iri jambo riryoshye cyane rigiye kudufasha no kutwubaka muri Yeremiya ibice 29. Dusome umurongo umwe gusa, dusanga ku murongo wa 11. Haravuga ngo, nzi imigambi mbafitiye, ni imigambi izabazanira amahoro, si ibakururira ibyago, ahubwo ni imigambi ibaha amizero y'igihe kizaza. Birasa nkaho iki kinyarwanda kitoroshye, ariko birumvikana. Ndashaka kusubiramo ku batumva wenda aya magambo neza. Imana iravuga ati, nzi imigambi mbafitiye. Izi migambi gufitiye wowe ufite bya bibazo navuze mbere. Imana ifite imigambi myiza cyane, ifite gahunda nziza cyane, yarangije gukora gahunda y'ubuzima bwawe. Imana yicaye hasi iratekereza. Urabona abantu bari mu isi ni benshi cyane, n'abavuka n'abazavuka, buri wese n'abatambutse. Imana iba ifite imigambi ya buri muntu wese, kuko uruha agaciro ku Mana. Yakuremye mu ishusho yayo, nta wundi wakuremye. Kandi nyuma nk'uko navuze ngo ndakubwira ukuntu Imana ari so. Imana iragukunda nk'umwana wayo, yaraguteguriye byose, ifite umugambi mwiza kuri wowe, ifite gahunda nziza cyane. Irivugira ati, iyo migambi mfite ni imigambi ibazanira amahoro, si ibakururira ibyago. Ni imigambi ituzanira ibyiza, ni imigambi myiza cyane itumugira amahoro ukagubwa neza. Ntabwo ari imigambi yo kugira ngo urire uhore mu marira, kuko Satani we aza gusenya no gusahura no kwiba no kwica.
iyo niyo migambi ye. Ariko imigambi y'Imana ni imigambi yo kuduha amahoro, ikaduha umunezero, ikaduha ibyiza, ikaduha ibikwiriye. Ntabwo ari imigambi yo kutuzanira ibyago mwene data. Icyo ngicyo kimenye yuko ishusho y'Imana ari umubyeyi ndetse uruta n'ababyeyi batubyaye. Icyo ngicyo cyumve cyane. Urukundo rw'Imana ntabwo rwanduye, nta kizinga na kimwe. Ni Imana yera kandi yuzuye urukundo rukomeye cyane kandi rwiza cyane. Imigambi rero ubyemere ubyizere ko imigambi Imana igufitiye yaguteguriye, yarangije kuyitegura. Ni imigambi myiza cyane, ngo imigambi ituzanira amahoro, ntabwo ari ituzanira ibyago cyangwa idukururira ibyago, ahubwo ni imigambi iduha amizero y'igihe kizaza. Wowe ufite ibibazo wibaza uti bizagenda gute, bizamera bite, ese bite, ndi imfubyi urariraganya, nta minerivare mfite, kwiga birananiye. Gutyo ni benshi cyane bafite ibibazo muri iyi si. Ariko iyi Mana nkubwira, yizere uyu munsi wa none, yemere yakire. Wenda ufite ikibazo uti ndayakira nte, bite, babigenza bate? Ariko icyo nshaka kukubwira, ndashaka gukomeza kukubwira iri jambo yuko Imana igufite imigambi myiza cyane, izi fitire yawe, izi ahejo hawe, izi amaherezo yawe, kuko ni Imana ni itangiriro ni n'iherezo, Alufa na Omega. Izi byawe rero wigira ikibazo na kimwe, ahubwo yizere kandi uyisenge. Ndashaka gusoza iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi nkubwira ukuntu Imana yakubyaye, ukuntu ari so. Imana ijya kurema umuntu yamuremye mu ishusho yayo, nk'uko nkunda kubivuga. Ni amagambo nkunda cyane. Irangije hagati y'umwana w'umuntu hazamo ikizinga, hazamo icyaha. Icyaha kiraboneka kuko Imana irera, ni hori. Imana nta cyaha igira, mu ijuru harera, hazagirwa n'abera. Icyo cyaha kimaze kuba gitandukanya Imana n'umuntu, haje kubaho rero urukundo rw'Imana. Ikunda ab'isi cyane yaremye, iti aba bantu banjye ntibashobora kuncika, nubwo hajeho iki cyaha kizinga kintandukanya nabo, ndacyabakunda. Ndacyakunda umwana w'umuntu naremye, namuremye mu ishusho yanjye mukunda. Hari ikintu ushaka gukora kugira ngo wa muntu angarukire, nongere mpure nawe. Yaje gufata umwana yari afite umwe gusa rukumbi mu ijuru, aho Imana iba n'abamarayika bayo, aho muri icyo gihugu kiza cyane, aho tuzajya kuba tuvuye hano mu isi. Yohereza uwo mwana wayo w'ikinege, ari we Yesu Kristo, aza hano mu isi, aradupfira ku musaraba, noneho aduhuza n'Imana bundi bushya. Umwemeye rero akemera Yesu Kristo, akamwizera, akabatizwa mu mazi menshi, amaze no kwihana, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Wihana ibyaha ukanabatizwa, ubwo ukaba urizeye, uhindutse icyaremwe gishya, uhindutse umwana w'Imana. Noneho uremewe kubera rwa rupfu rwa Yesu ku musaraba, kandi kumwemeye ugakora n'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Aho rero niho nshaka kukubwira ko iyo nzira niwe utari wayicamo yo kwizera Yesu Kristo, kumwakira, ukihana ibyaha, ukanabatizwa, gutyo ugasoma ijambo ry'Imana buri munsi, ukazabatizwa n'Umwuka Wera. Icyo gihe niba utari wabikora, uyu munsi ni uwawe. Ngiki cyo usabwa kugira ngo uhinduke umwana w'Imana, kugira ngo ububyawe ubwa kabiri, ubaye umwana wemerwa n'Imana, ni ukwakira Yesu, ukihana ibyaha byawe, ukabatizwa, ukazahabwa n'imbaraga z'Umwuka Wera, ugasoma ijambo ry'Imana, gutyo uraba winjiye mu muryango w'Imana. Imana ikugirire neza, niziye kubyumva. Niba ufite ikibazo uzagishyire kuri komenti, utubaze tuzagusubiza. Imana ikugirire neza. Nagira ngo mwese mbifurize umunsi mwiza, kandi dukomeze ya ntwaro yacu yo gusenga buri munsi, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana. Ukunda, kuko Imana idukunda, ishaka ko tuganira, hakaba communication hamwe natwe n'Imana yacu Data. Tugomba kuganira kuko dukundana, kuko idukunda, turabayo. Imana ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha. Nukuri ukomeze ugubwe neza. Ndanye ndababwira nti ndabakunda mwese. Bye bye.
k'umukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka, akamuganyira, akamutabaza muri byose, nawe akamubera ibyiringiro. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi k'umukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka, akamuganyira, akamutabaza muri byose.